mfata bag nyishyira muri boot ndangije arambwira ati noneho ma telefone yawe kuko nago wemere gufotora hano tugiye urumva ikindi mpana na passport yawe turi kubigira ikibazo akazi wagahawe buri kimwe naravuga ati ubwo ari mu Bushinwa nta mpungenge na zimwe mfite kuko mu Bushinwa hari technology pe ariho hose bagushakisha ndamutse ntabaje ngeze ikibazo ibintu nk'ibyo sinabitinzeho ndamuha telefone muhaye telefone ubwo yaratwaye atwara nk'amasaha 6 kubera mu Bushinwa ari kurebye sinabitinzeho ni igihugu kinini cyane ariko mbona hano dutangiye kugenda ni mu cyaro mbona dutangiye kujya hano mu cyaro ndamubaza sani arambwira ati tugiye kugera kuri boda mbwiye mu taxi driver ngiye kugera kuri boda gute yahenjaye urukumva arambwira ati se nago bagusobanuriye dore ngaba tunabagezeho urumva ahita ambwira ngo mvemo haje abantu bafite imbunda n'imihoro baraza n'imihoro bameze nkaho bacunga ishyamba sinzi ukuntu bameze babarambwiye ati tugende ubwo nibwo nahise mbona ko ndi mu yindi case mbona banditse message wa Mushinwa arabahamagara babwiye ngo uwo muntu ngo rega twamuguze kumbi bishyuye $6,000,000 wa undi ngo ni Blaze bayamwoherereje w'umunyarwanda wa undi nabwiye ikibazo cyanjye ahubwo akibonamo opportunity numva ndababaye ariko urumva aho ngaho nta kintu wakora banakwica babaga baguhagaze hejuru nta yindi mahitamo wari ufite hanyuma iyo wageragezaga nko gusinzira kuko agatotsi karagutwaraga bitewe nuko utaruhutse ugasa nk'usinziriyeho gakeya wahita ubibona bagukubise amashanyarazi bakaza bakagucaginga amashanyarazi hano mu nzosi ijisho risa nk'iryavuyemo haje rero umukobwa uwo mukobwa ngira ngo hari afite abantu bakomeye iwabo yaraje ahageze wasa nkaho abakanzemo arababwira ati telefone yanjye ntayo ndi bubahe biki n'ibiki yatangira kurira baramufata baramukubita bibi by'ubusara arababwira ati ngiye sindi bujye muri ako kazi kanyu barakomeza nyine baramukubita abona ko agiye gupfa tunamugira n'inama turamubwira ati rero barakwica aba nta mikino bafite njya mu kazi baragiye biga ku mwanzuro batangira kuvuga batangira no kuneka ese ninde mastermind wazanye iki gitekerezo ari bo ngewe yego ni muri ubwo buryo rero baraje baranyandikira ati tugiye kugutahana ariko ntugire undi muntu bibwira ndavuga ati se ni chance bampaye yo kugira ngo ntahendokoke abandi basigare cyangwa bagiye kunyica tangiye ngiye gutaha n'ingiro byibura nzabasha kuhururiza arambwira ati ntago wagenda wenyine bahita bakwica urumva atari kukubeshya hanyuma baramfata mu gitondo banshyira mu modoka bampa abandi bagabo bafite n'imbunda n'iki babahaye ikiraka cyo kunyica nkuko babitekerezaga babane nasizeyo ariko barashaka kunyikiza kugira ngo nakomeza kuba umutwe uri kugumura abandi baranjyana itambabaza Shamayisi mushatse kuvuga iki ngo batambaza ni Kayisho Joma wavuga igishinwa itambabwira ati kayi bahita bumva ndakizi wumvishe nyizi rero uvi inkuru yanjye nikaze mu kigani inkuru yanjye nikaze muri buno buzima twizere ko mumeze neza kandi turabifuriza ibyishimo aho muri hose hatandukanye niba uri kutwumva ukumva ibyishimo ntabwo uri ubikurura neza kora ka siporo ushaka inshuti magara yawe mugende muganire wundi uguha vibes good vibes wundi uguha ibyishimo ugende muganire murahureho ibyo byishimo burya ibyishimo ni nk'urumuri cyangwa ni nk'umuriro iyo ugize gutyo ugakongeza ugira gutyo ugakongeza ahantu kimwe n'ibyishimo rero jya ushaka umuntu ufite ibyishimo ufite good vibes ubundi ugende umwegere urebe ukuntu bigenda neza nitwa Rweme Mbabazi ni nanjye ugusabye imbabazi ko twari tumaze igihe kitari gito tudakora ibiganiro bya inkuru yanjye ebana ntabwo byari byoroshye nyine hari impamvu nyine umuntu azabasobanurira kandi muzabyumva ndizera ko mumbabariye burya iyo umuntu wamumenyereje ikintu kumuha ibiganiro mugahurira ahantu ariko ugasanga hari ubwo wishe randevu cyangwa wishe gahunda hari ubwo nyine usanga hatarimo ubupfura mumbabarire rero ko icyo kintu cyabayeho kandi ndabizi ko ibyo ndi kubategura ari byiza bizanabashimisha cyane mu minsi iri imbere nzanye n'uyu mugabo yitwa Habineza Yasin ni umusore Yesi uraho neza muraho neza ubu ndebye ukuntu kizahita mbona nta mitiriho ndavuga niyo uyu ni umusore to yego Yesi umeze neza ndashima Imana uri amahoro ndamahoro Imana ishimwe cyane yego
niki gituma ushima Imana cyane? Nibyo naciyemo ubuzima nabonye ari ishuri kandi iby'Imana igenda itwereka umunsi ku munsi bituma nshima Imana. Bituma ushima Imana. Ukomeza uyishime. Yego. Nese mbwira. Ujya ukurikira ibiganiro bya inkuru yanjye? Ndabikurikira cyane, byaramfashije. Ngira ngo ni inkuru yanjye ngiye gutanga ni ukubera ko narebeyeho abandi no kubamfashije nkumva nanjye natanga ubuhamya bigafasha abandi. Ni muri ubu buryo nifuje ko naza tugakorana. Mwakoze. Iki ni igitabo cya Yasin Habineza tugiye kwandika ariko mu buryo bugezweho bw'ikoranabuhanga, bwa kamera, bwa video, ku buryo ureba ko ari inkuru yanjye ukabona inkuru ya Yasin. Hari amasomo uza gukuramo, hari byinshi uza gukuramo. Wowe uri kutwumva, uri kumva inkuru ya Yasin, ni ukuri umutega amatwi wumve ibyo yaciyemo, navuga utereka mbyumve ariko nanjye sinzacyo yaciye. Nuko ufite inkuru yawe rero, turahera mu Rwanda. Byagenze gute Yasin? Duhereye mu Rwanda, yewe ndangiza secondaire, nagize amanota meza kuko nigaga imibare, chimie na biologie hano bita Kiziguro. Wari ikimena muri gasiyanse? Yego. Hanyuma ngira amahirwe, ngira amanota 70 kuri 73 mu cya leta. Hanyuma urumva ko umuntu wari ufite ayo manota ntago numvaga ko bishoboka yuko wabura ishuri. So hanyuma nyuma yaho turasoza, hazamo covid mo gakeya kuko nasoje 2019. Hanyuma hajemo covid, biba ngombwa ko uwo mwaka tutagenda ku ishuri, baratubwira ngo dutegereze tuzajye ku ishuri bafunguye amashuri. Nyuma yaho rero nibwo twakoze application, ngiye ndavuga ati kuko ntizeye 100%, reka nshaka umuntu nishyura ankorera application ntazamisinga. Ubwo nifuzaga kwiga pharmacy cyangwa medicine. Bigezeho mbwira uwo muntu nganya applying n'iki rero, nimba yarakozemo error ntago mbizi, nabaye not admitted. Ibaze rero nk'umuntu warurangije, yego, kuri ayo manota yawe wari wese nabibwiraga ntago yabyumvaga, agira ngo ahandi no kubeshya. Ayo manota ni gute wayagize warangiza ukabura ikigo? Urumva aho niho natangiye kuba challenge n'ubuzima. Numva ntangiye kubabara, ntangiye kwiheba. None mama akajya ambwira ati se kusigaye hano abandi bagiye ku ishuri uzajya ubibona gute? Urumva kandi urabona ntago ufite amafaranga yo kuba wajya kwirihirira. Yego. Bityo rero ndavuga ati nakundi reka ntegeze undi mwaka nza applying, wenda nta kibazo kizabamo. Kigiye nagiye kurekarama nyine mvuga ati nagize amanota meza n'iki, barambwira ati they are done, nta kintu bamfasha, ntegeze undi mwaka. So kubw'ubushake bw'Imana rero naje kubona akaraka ko kwigisha biologie na chimie muri secondaire. Urumva kungira icyizere nuko wabonaga amanota. Ngira amahirwe, abanyeshuri barankunda. Nigishaga kuri GS, ndagenda nigisha chimie na biologie guhera mu wa mbere, mu wa kabiri no mu wa gatatu. Hanyuma ngikora igihe gito kuko cyari kiraka, bihuriramo nuko n'ubundi tugiye kwa applyinga undi mwaka ukurikiyeho. Hanyuma uwo mwaka twari tugiye kwa applyinga ukurikiyeho, nara applyinze bisanzwe, none nta kosa making ashoye yuko nta kosa ribuze kuza kubonekamo. Results zije mba admitted muri general nursing, ariko baravuga ati umuntu wese utararangije muri uwo mwaka ntanguzanye bazamubona. Ni nkaho banyimye ishuri nanone no kwirihira. Yego, no kwirihirira. So ayo mafaranga narabajije, bakajya bambwira ati 3 cyangwa 4 buri mwaka kandi witunga nikodeshereza. Ngewe mbikomojeho mfite mama wenyine. Ubwo urumva rero biragoye kugira ngo mbwire nkombeke mama ati genda ndihirire kaminuza, byari bigoye. Ntago yari kubyumva. So ikintu nakoze naravuze ati why not ntaka applyinga ku zindi university zo mu Rwanda ndetse nkagerageza no hanze. So ni muri ubwo buryo natangiye gukora application ku giti cyanjye, na applyinga Ines Ruhengeri, baramfata ba biomedical engineering, bamwe n'abagenzi banjye twakoreye application. Hanyuma na applyinga yo bita African Leadership University, nayo baramfata. Ariko na applyinga n'indi kaminuza yo mu Buhinde, dukora ikizamini. Hanyuma icyo kizamini turagikora, ngira 75%. Barambwira ngo bazajya bandihirira 75% nk'imenyere njye kwiga pharmacy mu Buhinde. Mbona n'ubundi still ni ikibazo cy'amafaranga, nago nakomeza kujya aho mu Buhinde, mbona ntibyashoboka. Nyuma yaho rero ubwo urumva nakomeje gusenga. Icyo gihe nari ndi umuyisilamu, ariko wenda n'indi nkuru
uburyo navuye mu Islam njya mu Kristo, nkurikira Yesu umwami n'umukiza ubugingo bwanjye. Hanyuma nyuma yaho mpura na John Love. John Love ni umuntu wakoraga application y'abantu bagenda hanze. John Love namubonye kuri Instagram ariko kubera ko ayamamaza, hanyuma ndaza ndamwegera ndamwandikira turavugana ambwira ibisabwa. Uwo John Love. Ariko ibyo nubwo nabikoraga byose ntabwo nabigiraga mama. Ibyo byo kugana na John Love nibiki. Hanyuma John Love arambwira ati shaka admission, shaka $200 nkukorere application ubona admission yanuza yushaka mujyane muri Europe. Hanyuma we numara kubona admission bizaba byoroshye kugira ngo konveke wanyu, niyo bagurisha akantu wenda ukagenda, wenda ukaza nugerayo ngo hano haraba akazi haba amafaranga, nuhagera byibura excuse me, nuhagera ukagera hanze byibuze uzabona ikiraka, uzabona amafaranga, n'ibyo bintu bagurishije byibura bigaruke. Ni muri ubwo buryo nabigira icyizere, ayo mafaranga ndayashaka, ndayabona, ndayamuha, ankora application. Mvuze ko admission atayigwa naba mbeshye, naba mubeshye pe, arayiguha, ariko ibyo aza kukubwira nyuma ya admission nibyo bikubeshya. Urumva yampaye admission ariko ambwira yuko bazamenyera full scholarship byose, bakampa stipend, ikindi nkajya nanakora. Icyo gihe yampaye n'igihugu ntashaka, yampaye Ubushinwa. Ndangije amubwira ati se kumaye China, arambwira ati niho habaye available kandi urashaka kujya kwiga, dore waratakaye, dore waradindiye. Ni muri ubwo buryo nakoze. Ni muri ubwo buryo namugira icyizere, ndavuga ati okay nta kibazo, reka nanjye mbikore mbigerageze ndebe ko bikunda, kuko hari abandi numva ngo bagiye hanze kandi baragenda babikora. Urumva abantu bamuturanye bagiye hanze bakubakira nk'iwabo, wowe ukavuga ati nanjye ibingibi nabikorera mama. Bityo rero icyo gitekerezo ndazanye ha mama. Mama arambwira ati mwana wanjye rero aya mahirwe ndaza rimwe, reka tuyafatirane. Icyo gihe mama yari yerangije gurisha utuntu n'iki, arambwira ati reka mutegere iti kigende. Icyo gihe John Love yatwatse amafaranga ya service menshi, hanyuma turamwishyura byose, adukatira n'indege ndagenda. So ngeze ku kibuga cy'indege cya Gwanju ni umujyi munini wo mu Bushinwa. Ngezeyo ndamuhamagara, ndamubwira ati nahageze, mbwira ikigo cyanjye kiri ngeyo. Arambwira ati rero ugomba gutega gari ya moshi uva muri uwo mujyi ujya aho bita Wenja aho nigaga. Ndamubwira ati gari ya moshi nanga, arambwira na $300 ndayamuha. Mu $300 nyuma yaho rero naje kumenya ibiciro, nsangana yarama yo 160 yankatiye. 160 ni ibihumbi bitarenze 20. Iby'amafaranga y'u Rwanda. Umuntu wakwatse $300. Hanyuma nyuma yaho ukaza kuza kubimenya, tubona ko ari umuhemu. Hanyuma arantegera gari ya moshi, urumva ko iyi telefone uba wajyanye network zitazivaho. Muri gari ya moshi ntabwo mwongera gukomunika. Hanyuma ubwo ndavuga ati aho ndamenya gute, ndabwirwa n'iki gari ya moshi nihagera nibwo bwa mbere mu gihugu cya mbere, ndavuga ati ndabuze. Turi kugenda nari narashonje kubera ko ntabwo nzi kuvuga Igishinwa, nta nubwo nzi nuko nakaka ibyo kurya. Ariko Abashinwa ubu n'ubusanzwe ntabwo bazi Icyongereza, ni bake kugira ngo ubone umuntu avuga Icyongereza. Ariko bakagira application bita WeChat bakoresha bagatranslatinga ku buryo yakubwira ikintu ashaka kuvuga. Hanyuma ni muri ubwo buryo uwo twari twicaranye yarambwiye ati bite amakuru, where are you from, gutyo ambaza. Ndamubwira Umushinwa yari afite ikibazo cyo kuvuga no kutumva. Hanyuma uwo Mushinwa amaze kunyandikira gutyo, naye ndamusubiza turaganira, arambaza ngo ugiye, ndamubwira nambwira ko ari kure kandi telefone yawe mbona nta muriro ntaki, kana na internet ufite, kugiye kubura hano borabura kabisa. Ubushinwa ni bunini cyane, umva ni igihugu cya kane ku isi kinini, uraza kubura pe. Yumva ngira impuhwe. Ikintu yakoze yanshakira ibyo kurya aho muri gari ya moshi arabingurira. Ndarya, maze kurya arambwira ati noneho ngiye ikintu ngiye kugufasha, ngiye kuguherekeza. Urumva aho yaragiye bundi ari kuvira mu mbere, ariko afata iyo risk, kandi umuntu mutoya afite nk'imyaka 18, ntago ari umuntu mukuru. Yego arambwira ati reka nkwerekeze nkugezaho ku kigo, byibuze ibindi turakomeza tuganire. Numva nyine mbonye Imana nanone, ndavuga ati Imana iranyeretse.
nk'uyu muntu ntago nari mbizi ko turi buhure, aranjyanye ngeze ku kigo. Yego ubwo yaranjyanye ngera ku kigo nijoro, banyerekaho kuryama. Mu gitondo ikintu cyantunguye, mu gitondo urushinzwe no kuturegistra nyine yaraje aravuga ati waje ryari, ndamubwira, arambwira ati nizere ko wazanye nuza accommodation fees. Ndavuga ati kandi mfite full scholarship. Ngo hoya nta full scholarship hano tugira. Mba shocked. Ndamwandikira wandi John Love. Mwandikiye nsanga ntago ari online. Ubwo amafaranga nari nitwaje mu rugo bari bampaye ari $700. Ese nkuramo $500 kuko niko tuyishyura. Ubwo nsiganye $200. Sindagura n'ikindi kintu na kimwe. Hanyuma ngerayo ndayishyura, baranyaregistra, bari banze kunyaregistra kubera ibyo bintu. Baranyandika. Bamaze kunyandika barambwira ati ishuri rizatangira muri cya cyumweru kandi ugomba kuba wagiye kuri kwa muganga kwisuzuma, uzane resulta zaho ujye no gutora visa. Bambi ibipapuro ndagenda. Ngiye kwa muganga banca ibindi $100 cyo kugira ngo bakore body check up $100. None nge ndiba amadolari $100. Yego amadolari $100. Nge ndibaza ibi byose katabishyize muri detail aba yumva amafaranga ari buvehe. Katabimbwiye hakiri kare byibura no mu rugo babimenye, ni nagerayo nzabone ko nari mbizi. Yambwiza ukuri, kibazo nuko ambeshye kugira ngo wishyure. Hanyuma ndayishyura. Ubwo urumva ko nsiganye amadolari $100 yonyine. Yari amadolari $700 nayo mfite n'icyo $500. Amadolari $100 yandaragiye yo kwa muganga andahita ava muri visa, nta kintu kimwe nsigaranye. Ubwo nsigariraho mpamagara mu rugo ndababwira ati habaye ikibazo, hari amafaranga yandakenewe nasanze arimo, kuko mu rugo ari jewe wabibashyizemo. Numvaga kugira ngo babwire ngo barambeshye ari jewe wazanye icyo gitekerezo cyo kujya hanze, ntabona uko aho mbihera. Ikintu nakoze narababwira ati amafaranga yandakenewe, banyuza $300. Muri $300 telefone nari najyanye ntago iprocessing. Iyo ugeze hariya rwose telefone iba fake ku buryo nta kintu na kimwe ikora, ikarodinga. Bityo rero nakuyemo telefone arazirahendutse, nguramo telefone ya make yo kugira ngo njye mbasha no kwigana. John Love ndamwandikira ndamubwira ati kibi nibi wampemukiye, wambeshye ibi nibi bimeze biti. Arambwira ati uzagenda umenyera ibintu bya hano byose nibanga, ntago nari kukubwira byose, ariko uzagenda umenyera. Ese ko wansezanyije akazi byibura mu kwezi kumwe nzaba nkabonye. Ngo iby'akazi rero ngo niyo ntarakurushya, uri umuntu mukuru, nta kazi hano kaba mu Bushinwa. Ubwo bisaba ko byibuze ubuzi Bushinwa. Ni umunyarwanda niki? Yego ni umunyarwanda ariko waba mu Bushinwa, ariko afite office hariya Kimironko. Yego uwo John Love. Ubwo none John Love namubazaga mbere ndamubwira ati se nta abantu wajyanye mu Bushinwa kumaze iminsi ubikora, byibura ngo umume tuganire, byibura ntame amakuru. Akambwira ati mu kigo cyawe nta numwe uriyo, ibintu nk'ibyo. Ngezeyo rero nahasanze n'abandi banyarwanda nka 2 ariko nabo usanga barabeshywe, bari mu bibazo wenda Imana igenda ikemura, ariko urumva bageze muri ibyo bibazo. Hanyuma nyuma yaho ari umu Nigeria waje, twari turi kubana. Uwo mu Nigeria yarangije turaganira, mbaza kuno naje, ndamubwira, arambwira ati rero umunyarwanda wundi tuziranye, reka ngwe nimero ye muganire. Uwo muntu ni wamukoreye bita John Love, aramuma uwo mukobwa turaganira. Tuganire nsanga we yanamubeshye school fees, yarageze ku kigo asanga bamwishyuza school fees. Ewan ari mu bibazo biteye ubwoba. Numva sindi jyenyine muri ibyo bibazo, ariko nkibaza ese kubwira mu rugo ngo banshakire itike nahe ntago bishoboka. Nangira kwiheba. Ubwo John Love yaratakimvugisha, hamwe uwo mubaza basi mpindurira njye ku kindi kigo ibintu nk'ibyo, atakikwitaba. Akandi John Love urumva iyo ari ku applyingira ko gusezanya ibyo full scholarship n'ibiki, ako applyingira meje utamusabye. Ngira urumva nyine nashaka kwiga pharmacy, arangira njyana muri computer science. Ntibihuye pe. Ntago bihuye pe. So urumva none ibaze stress ufite, computer science ntago nayishobora. Nagiyemo bikajya binanira, mbaze ikigo ndavuga ati nta kuntu nahinduza. Barambwira ati iyo pharmacy ushaka ntaho bihuye. Urumva ikigo ni computer science, civil engineering, international trade n'ibindi. Nta kuntu wambwira ngo pharmacy ntago hani haba. Pharmacy biratandukanye. Hanyuma barambwira ati kereka nuzahitamo mu wundi mwaka mu yindi major, ugahitamo wenda civil engineering cyangwa international trade cyangwa n'izindi. So ndanje navuga ati iyi ntago nayigumamo mu wundi mwaka byo nzahinduza ko John Love atakinyitaba. Hanyuma ikintu cyakurikiyeho
narategereje ariko urumva ko performance itari hejuru yaba ubuzima ndi